urongera utubwire amazina yawe bwite uratubwira n'uyu mudugudu n'akagari mutuyemo. Nitwa Shumbusho Jean Pierre nkaba mutwara sibo mu mudugudu wa Kamvumba mu isibo ndi umunyarwanda nkanuye mu kagari ka Kinunga mu murenge wa Remera akarere ka Ngoma. Muze wenda uraducira ku mayange ubundi bibyura urupfu rw'uyu mwana byagenze bite mwabimenye ryari? Urupfu rw'uyu mwana twabimenye saa 7 z'ijoro n'iminota 15. Nibwo nari nsohotse numva ibintu bisa nk'ihene bibye wenda zisakuza zigenda mu muhanda ngiye kureba urusaku rw'izo hene numvaga ntazo byazo. Nyisohoka nasanze inzu abana bararamo mukuru wabo bishe ubita Fitimana Arieta ararana n'abarumuna be barara imbere ku maturaza ziryamye hasi kwa gatarimo akayira barara ku buriri bumwe. Ubwo rero nasanze inzu ari wazi irangaye muri aya masaa 7:15. Ndumva icyo nakoze nsanze neza hari n'amakokora kuko dutoya mitangiye mu cyumba bararamo. Nigera mu cyumba bararamo nta kintu cyahise gikorwa nahise nkorwa n'isoni numva icitse umugongo. Sanga uwo mwana abasa nk'abana mu banjye hasi ku buriri yambaye ubusa buri bamuteraguye ibyuma nta n'isura nta n'icyo utamenya isura. Kumuteragura ibyuma gute? Bamuteraguye icyuma hano gutya munsi y'umutima hafi y'umutima neza. Ari kuvamo ibintu by'igita ninjye umugezeho bwa mbere kwihangana nk'umubyeyi byananiye. Na ikintu nakoze nahise mworosa agashuka kari iruhande rwe ariko karatarandura amaraso akirindi yuzuye bene amaraso. Nafashe ishuka rire ku bana ndayiborosora ndamworosa. Bituborosa? Mitamworosa. Ikintu nakoze ni kimwe gusa nahise nsenga cyane njya mu mwuka ndasana abana Imana umuntu ukoze ibi bintu umukurikirane. Abana nibwo mbishe urusaku rwanjye ndi gusenga aba barakangutse. Ubwo bivuze ngo abana bari baryamanye nawe nta wari uzi ibyabaye? Bari hirya imbere ye nyine matora ebyiri ariko harimo akarira. Bo ntabwo bari bazi ibyabaye bakanguwe n'ayo masengesho nasenze menshi. Maze kuyasenga maze no gukora ibyo nta kintu nasenga iminota itarenze 3. Mutangira hehe mutangira ku mashuri hari ahantu h'akagasantire wakabonye akangaka. Mitambwe muzamu aho nta muntu ubonye ibyo nanone ubonye uza injara mu gipangu cyangwa abantu bacaracara hafi. Ntabwo nabonye banyiciye umwana nawe ahitaza turatubwira umutekano kuri telefone nawe ahita ajyana n'irondo. Ubwo batangira iperereza gutyo inzego z'ubuyobozi ziraza polisi ziraza baraza bakora ibyo bagomba gukora birangira gutyo. Bamaze gukora ibyo bakora ubu ari Kacyiru ntabwo turamenya amakuru ko bamaye amakuru nk'umubyeyi w'umwana mbe negura isanduku kurikije ukuntu yangiritse cyane bikabije biteye agahinda no kujya gushaka isanduku kumushyingira gusaba binegurira. Muze wenda ntago ari ukugira ngo wenda dushinyagura ariko ubundi we wamugezeho bamwishe gute we wahageze wabyiboneye bwa mbere? Njyewe uko nabibonye nayiguye igihunga gusa ariko ibyo nabonye ndakwifuza kutabibona. Ariko nibura tubwiremo bigaragaranye bamwishe gute ibyuma iki njye niko naketse banamufashe ku ngufu bamusangisha kuko namwanga ku gitsina cye nazi uko bimeze nubwo nahise ntekereza nashaka bamusangisha. Ikibazo cy'umutwe nta kibazo yari afite? Bamuteraguye ibyuma bameze gutyo ijosi yarikuze gutyo ijosi riryamye gutyo urumva afata ikiganza bagiciye kigira iganza ry'uku kuboko yaryamye atya gutya ikiganza cy'uko bagiciye abasigaye urutoki nkatunga kuko n'urutoki rumwe barwibagiwe. Imodoka yari izaza ambulance nizo zimujyanye ku munota wa nyuma bagiye bahise barwirukanka abajya gukora amasuku bamwiciye bahise babona urutoki bibagiwe. Imodoka yari isirujyana. Muze nta kintu mukeka aha hantu ubundi umutekano wawe umeze ute? Aha hantu rero ni isibo yanjye nyine ndi umunyarwanda. Ibyo tuhaziho haba ubusinzi cyane kariya kasantire wabonye karimo ubusinzi bujura bakiba ibintu ariko gake bitakabije cyane ariko ibizo byabaye ihoramo. Ibi ntabwo byahabaga? Ibi ntabwo byahabaga. Ibintu nk'ibi zo kwica umuntu muri rwego rwe ntabwo byabaga. Batwaraga ihene bagatwara inka wenda bakazifata rimwe na rimwe bakazigarura nk'uko wa mukecuru yabikubwiye baguhaye amakuru ko inka ye yari yarabuze ariko ikagaruka bakayikora za rw'inkwavu
mbega ubwicanyi muri uyu mudugudu bumeze gutya ntabwo murasaba iki? turasaba inzego z'umutekano, inzego za RIB baduha ubutabera, uwo muntu wakoze ibi bintu ntanamenyekana bazamuzane hano hakorewe icyaha kugira ngo bace umuco wo kudahana. Nicyo nifuza njye nk'umubyeyi w'umwana, bazamuzana aha ngaha kandi n'iperereza barihere no ku nshuti ze za hafi cyangwa bavuganaga hafi. Ndumva aricyo nakwifuza. yawe Mariya Agnes. mama turi kumwe nawe, utuye hano hafi y'aba baturanyi bagize ibyago. Ibi bintu mwabimenye ryari? Ibi bintu ngewe mbimenye saa 11 pe. Nari naryamye mu masaa 2:00. Ubwo hari umukobwa wanjye wari uri mu rugo, namuherekeje mutwaje umwana mugeza i Remera, ariko uwo mwana tuza twahuye hariya ruguru ku Giturusu. Uwo mukobwa arambwira ati uyu mwana twahuriye aha, ati none turongeye turahahuriye. Ubwo ndakomeza. Ubwo n'ejo ejo nijoro, amasaha ya nimugoroba y'ejo, amasaha y'ejo nijoro. Ubwo tumaze ndakomeza ntitwabyitayeho nyine, ndakomeza ndamuherekeza, ndagenda ndagaruka, njya mu rugo, njya mu nzu ndaryama. Saa 11 umuntu wepfiye Mukamvumba niwe wampamagaye, arambwira ati se uraryamye? Nti none se ibyabaye kwa Shumbusho urabizi? Nti ntabwo mbizi. Ati wa mukobwa wabo ngo bamwishe. Ubwo bitabunyica nahise mbyuka, mpita mfata umwenda, mu gihe ndakingura hari umudamu wo mu rugo, ndabwira nti we ntuzi ko kobwa bamwishe? Ubwo telefone birasoniye, mama Prince umuturanyi wa ruguru arampamagara, uri hehe? Ni ndi mu rugo. Ntabwo uzi ibyabaye? Ati kobwa bamwishe. Ubwo nahise njya mu nzu, mpita mfata umwenda mpita nza. Arambwira ati tebuka, ati ambulance zirahari, abantu benshi barahari. Nuko naje ngeze hano usanga umwana yapfuye. nta kintu mukeka? Ikintu dukeka sinakeka iki. Njye nta kintu nkeka. Umwana sinajya nkunda kuza aha kenshi. Umwana namusangaga aha yicariye ari kuri telefoni, aganira na mama we, nkongera akamperekeza, nkongera nkataha. Rero ntabwo mbizi pe, ibyo bintu ntabwo inaha byahabaga, twabyumvaga hirya aho ngaho, ariko twatunguwe no kumva icyo cyago cyabaye inaha. Rero ni ukudufasha pe, ni ukudufasha uwo muntu akagaragara kuko biteye ubwoba. Mwebwe murabona hakorwa iki nyuma y'uko ubuyobozi bw'umutekano nyine bugomba kudufasha nyine bukaturindira, tukareba ko twafatanya, tukareba ko twabona uwo muntu wakoze aya mahano. ubundi uyu mudugudu wanyu umutekano waho umeze ute? Ubundi ni ubujura bwari busanzwe, ubujura, abantu nibo bibaga amahene bakajya mu ntoki bagatemba itoki, ariko ibi ngibi byabaye byo ntabwo byajyaga bihari, ntabyari bihari. Sawa urakoze.